abagwe gitumo siyaji w'imuhanga arimo arakora inkuru, arimo arakora indirimbo nshyashya agiye gusohora vuba aha ngaha. Iyi ni gitumo tubakoreye rero, ari kumwe na producer w'imuhanga wakamejeje ni director w'imuhanga akamejeje, uyu bamwita ndera banyita dive. Turabanye ibintu ni sawa, ibintu biragenda neza, nubwo imvura yabyivanzemo ariko turacyabirimo. ndabona ibintu ari ndabona danje bana amugishanga se mpana yaje. Siyaje akaba producer akaba ndetse n'umuririmbyi w'icyamamare muri uru Rwanda, akaba n'umukameramani akamejeje. Iyi ni gitumo rero tubakoreye, aho barimo gushutinga indirimbo yitwa ntungekure ndanyuzwe. Mukanya muraza kumva neza mu majwi y'iyo ndirimbo uko imeze, ndetse yitegura gusohoka mu minsi mike cyane. Ni nyuma yo kuganira na CRG n'abaririmbyi bakorana umurimo mu kuririmba. Yes, twaganiriye n'umwe rero mu baririmbyi bafitanye umushinga w'izi ndirimbo, atubwira uko iyi shoot yagenze. Muri make shoot yagenze ite, urabona bimeze gute? Murakoze, shoot yagenze neza, gusa habayeho ikibazo cy'imvura, ariko hano harakonje. Byagenze neza, abantu barakonje, twagize umugisha duhura n'abantu, byari byiza mu magambo make. Imana ishimwe cyane. Iyi ndirimbo se uwo urayumva ute muri wowe, urayumva umeze gute? Muri njyewe indirimbo ubundi ivuga ku neza y'Imana, ku mashimwe. Muri video biragaragara. Tubasanze aho mwari murimo gushutinga indirimbo yanyu, ni indirimbo yamaze ubutumwa bwa Yesu Kristo. Ese iriya ndirimbo kuri wowe ifite ubuhe butumwa ushaka kugenera abantu bazayumva? Murakoze, indirimbo yacu rero cyambere cyo nyine urumva ni ijambo ry'Imana. Cyambere cyo turashaka kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kugira ngo nyine bwamamare bugere n'ahandi hose. Rero iki message irimo nshaka nyine ko yanagera kure cyane aho twebwe tutagera. Indirimbo cyambere yitwa ndanyuzwe. Ni indirimbo ubutumwa burimo nyine twatekereje ku rukundo rw'Imana, dusanga nta kindi gisa narwo, dusanga urukundo Imana yadukunze muri make rurihariye, nta kindi twarunganya nacyo. Turavuga ngo tutanyuzwe n'urukundo rw'Imana n'iki kindi cyatuma. Murakoze cyane. Nabonye harimo indirimbo, muri ya ndirimbo nabonye harimo amagambo asa n'akakaye agaragaza umuntu wabaye ushavuye. Ese kuri wowe utekereza ko abantu kuri iyi si koko bashavuye ku buryo ari ngombwa ko iyo message ari ngombwa itambuka ku bantu? Birumvikana cyane. Hariho abantu nyine bafite imitima ibabaye, ishavuye, babayeho mu buzima butishimye, butagira ibyishimo, butagira guseka. Ariko nagira ngo nyine ino ndirimbo twakoze ibahe message y'uko ibyishimo utabonera ahandi, ibyishimo utabonera mu bantu, ari Imana yonyine nyine ibitanga. Mwahere mu gitondo imvura ibanyagira, nagiye mbona kenshi muri mu bihe bitoroshye, nababonye mukonje, munyagirwa. Ese uyu munsi kuri wowe urazirikana iki kuri uyu munsi? Iyi ndirimbo n'amateka y'uyu munsi urabihuza ute ku buzima bwawe? Uyu munsi rero, uyu munsi wa mbere bidasanzwe, nubwo imvura yaje ikagira, ariko nta kibazo. Uyu munsi wa mbere w'amateka, ni indirimbo ya kabiri igiye kujya hanze ya International Harmony, niko twitwa nyine. Ubwo uyu munsi rero, uyu munsi mwiza w'amateka ku buzima bwacu cyane. Wabwira kumva yuko itsinda ryanyu mu kuririmba no kuramya Imana ari ikihe kintu mushyize imbere cyane? Mushyize imbere iki mu kuririmba kwanyu mu itsinda ryanyu? Ikintu dushyize imbere, Yesu yaravuze ngo mugende mwamamaze ubutumwa bwiza mu mahanga yose. Ndatekereza ko icyo ngicyo njyewe nicyo twembi dushyize imbere, kandi n'itsinda ryacu ryitwa International Harmony rivuga
nyine amahoro ku isi hose, wenda twagenekereza amahoro niyo dushaka, kumva abantu bishimye tukabagezaho ibihangano byacu bakabikunda bakaruhuka mu mutima bakumva amahoro. Nyine turashaka ko ivugabutumwa ryaguka, ijambo ry'Imana rigafata indi ntera no ku bandi bantu. Murakoze cyane. Murakoze. Twahuriye ku kibuga aho mwarimo gushutinga indirimbo, amashusho y'indirimbo. Ese iyo ndirimbo watwibutsa yitwa ngo iki? twashutingaga yitwa Ndanyuzwe. Ndanyuzwe bishatse kuvuga iki kuri wowe? Ndanyuzwe kuri njyewe bishatse kuvuga ko ndanezerewe, nuzwe n'uko ndi muri Kristo Yesu, ko cyane ko iyi ndirimbo ifite amagambo asobanura neza nyine uburyo unyuzwemo cyangwa se uburyo unezerewe, uburyo Imana yagiye kugirira neza. Nanjye ku giti cyanjye ndanyuzwe. Mu buhanga n'ubushishozi bwawe, iyi ndirimbo mwakoze murumva igenewe abantu bameze bate mu by'ukuri? Nshishoje mu buhanga bwanjye, uko ntekereza iyi ndirimbo ni iy'abantu bose, kuko turimo turamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Iyi ndirimbo ntabwo ifite kote ifatiyeho cyangwa se ngo igeneye runaka, ahubwo iyi ni indirimbo umuntu wese yakumva arushye, yaremerewe, yumva nyine akeneye no gushima Imana akaba yayumva. Iyi ndirimbo igenewe buri umwe wese. Uhuye n'umufana wa Rayon Sport cyangwa n'umufana wa APR barimo kujya impaka, ni nuwe mufana wahagarara nawe kugira ngo mugishe impaka uwundi? Murakoze. Njyewe ntabwo menyereye ibintu by'imipira cyane, gusa tubasanze aha ngaha kuri site aho murimo murashutinga indirimbo. Iyi ndirimbo murashutinga ni iyihe ndirimbo murimo murakora uyu munsi? Kuko dusanze imvura yaguye, imvura yabaye nyinshi cyane, mwanyagiwe, turi kuri tere. Turibaza iyi ndirimbo murimo murashutinga ni indirimbo bwoko ki? Ni indirimbo yitwa ngo iki? Ese ni iy'abande? Murakoze cyane. Indirimbo bayita gukira. Murakoze cyane. Indirimbo bayita Ndanyuzwe, n'itsinda international harmony. Ni indirimbo nziza cyane, bazayumva bazayikunda, bazabasha kuyibona, ndakeka bazanyurwa n'iyo ndirimbo. Iyi ndirimbo kuri wowe iravuga iki ku bantu muri rusange? Icyo kibazo kirakomeye ariko nanone kiroroshye. Ni indirimbo ifite icyo isobanuye cyane ku bantu bizera Yesu n'Umwami n'Umukiza, kandi ikongera ikaba indirimbo yakoreshwa ahantu henshi hatandukanye, mu bitaramo bitandukanye, mu bantu bakunda umuziki wa gospel. Ni indirimbo mbese ishobora kuzahindura ibintu byinshi cyane kuri twebwe, ndetse n'abazayikurikira tukaba twizeza ko bazaryoherwa cyane. Ndatekereza kandi ko murateganya kuyishyira hanze vuba cyane, biratinze. Ni ryari abakunzi banyu bayitegereza cyangwa se bategereje n'amatsiko menshi barayibona ryari? Iyi ndirimbo ndatekereza nta gihe kinini izamara, ni kumara igihe gito, kuko indirimbo dutekereza ko itazarenza izatangira no mu kwezi kwa kabiri hanze. Ku bantu bazayibona mu kwezi kwa kabiri bazaba bayibona, mu kwezi kwa kabiri izaba yageze hanze. Kugira ngo wumve neza ibibura, akazi gasigaye kuri iyi ndirimbo, ndabizi ni akazi katoroshye gukora indirimbo ikayirangiza, ariko akazi gasigaye kuri iyi ndirimbo kaba kangana kugira ngo uwabyumva cyangwa se uwakumva ubutumwa bwanyu amenye nawe agereranye, yumve uburyo akazi kagenda n'ibyo gasaba kugira ngo kabe karangiye. Ntabwo navuga ko akazi ari kenshi cyane gasigaye, akanangiye ndatekereza ariko kenshi umwanya twafite tujya muri studio kurikodinga audio igakorwa ikarangira, tugafata umwanya wo gutegura script muri video nayo tukaba tuyirangije. Ibindi bisigaye ari byo bikeya kurusha ibyo dusoje. Ni ikihe cyizere mwaha abanyarwanda cyo ko iyi ndirimbo izasohoka bakayikunda? N'ubuhe butumwa buri muri yo? Icya mbere ni ukudusapotinga twebwe, icya mbere
komeza nta kibazo. Icyizere waha abayitegereje cy'uko izaba indirimbo koko bazumva, ikaba indirimbo bashimishije, interesa abantu kuzayikurikira bite n'ibiyirimo. Icyizere ni cyinshi cyane kuko indirimbo uburyo ikoze, habe mu majwi, uburyo icuranze, indirimbo wumva ko ikoze neza, yakozwe neza mu mitima y'abantu, ndatekereza izaba indirimbo izumvikana neza no mu matwi yabo, urumva uko bizagenda kose bazayikunda. Abazayikurikira bazajya ku ruhe rubuga kugira ngo tubashishikarize no gukora ibyangombwa kugira ngo bazayibone biboroheye? Ni ku mbuga zose za international harmony, kuri YouTube, kuri Instagram, hose link bazayibona nta kibazo. Cyane cyane kuri YouTube niho bazayisanga. Ni indirimbo ntekereza yuko itazamara igihe kinini, ntabwo tuzayitindana, tuzayibangutsa kugira ngo tuyihereze abanyarwanda babashe kuyumva, bazayikunda. Nijeje ko indirimbo ari nziza cyane kuko baragenda babibona mu mabyangi jesene, baragenda babona n'ibintu, barabona ko ari ugurisha abahanzi bakizamuka nkatwe, dukomeza kubasaba gusapotinga, kudutera inkunga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mu buryo bw'amasengesho, ubufasha ubwo aribwo bwose, kudukorera amasubscribe, kudusharinga indirimbo yacu ikagera kure. Iyo ni inkunga ya mbere tubasabye kandi ishobora kuduteza imbere mu rugendo rwacu. Ndabashimiye cyane, murakoze kandi akazi keza.